Urugamba rw'imitima episode ya 8. Ubwo duherukana muri episode ya 7, twari turi kwibaza icyemezo cya Aline yari avuze ko agiye gukora ikintu atigeze akora. Twasoje buri wese afite amatsiko, nanjye mfite amatsiko yo kwibaza ngo ese Aline azavuga ukuri cyangwa azakomeza guceceka kugira ngo arinde Kevin n'umuryango we. Gusa wowe tugeranye kuri iyi episode, ndagira ngo ngushimire cyane, nkwibutsa gukanda like kugira ngo iyi nkuru igere kuri benshi, nkwibutsa gukora share kugira ngo igeze no ku nshuti zawe, uyisharinge ku magroupe ya WhatsApp bamo, uyishyire kuri status yawe, nurangisha ushishikariza abantu kumva iyi nkuru kuko iyi nkuru irimo isomo rikomeye. Reka dukomeze na episode ya 8. Gusa wibuke ko iyi ngiyi ari Daily Advice DACTV, Daily Advice by Claude TV. Ubwo Aline yari akomeje kwibaza byinshi kuri ya baruwa yari yafashe, umutima we wabaga udatuje, kandi ibyo yabonye byahinduye uburyo yabonagamo Kevin burundu. Umunsi umwe ubwo yari yicaye mu nzu ya Kevin, yabonye ku meza agafunguzo kari gahari k'agasanduku. Utwo dusanduku twari udusanduku tumwe tw'inyandiko. Murabona hari udusanduku bajya bashyira ahantu, ako gasanduku kakaba ari ako kajyamo inyandiko cyangwa se ari ako umuntu abikamo inzandiko ziwe. Mu mwanya muto umutima we wamubwiye kureba neza, arangije kubera ko yari abonye ako gasanduku kari aho ngaho akabona n'agafunguzo ku meza, arangije aza kugafungura. Afunguye asangamo kopi nyinshi, impapuro nyinshi, inyandiko nyinshi zivuga nabi izina rya Eric. Uwo mwanya ntiyari akibona Kevin nk'umukunzi, ahubwo yamubonaga nk'ugamije kumwangiriza ubuzima. Nta kindi yatekereje, yahise afata umwanzuro wo guhura na Eric. Bari bamaze iminsi batarabonana kubera ukuntu Eric nawe yari amaze gutekereza ukuntu agiye kwituriza no kwishakira imishinga y'iby'urukundo akabivamo, kuko yabonaga amafaranga amaze kumutwara uwo yari yarihebeye. Akabona yuko umuryango wa Aline utamushaka, ahubwo icyo bashaka ari Kevin ndetse n'ubutunzi yari afite. Ariko ubwo yamubonye yaramuhobeye, amarira y'ukuri noneho atangira gushoka ku matama yabo bombi. Aline umutima urimo agahinda, arangije aravuga ngo Eric, ndakwinginze umbabarire, hari byinshi ntakubwiye, ariko ubu ndashaka kukwereka ukuri kose. Burya wari uzi ko nanjye ibi byose ntago nari mbizi pe, ntago nari nzi ukuntu bimeze. Nakomeje kukwitwaraho gutya nkajya ngenda ntangira kukwanga. Byose byaterwaga n'ikintu cyari kibyihishe inyuma, nanjye ntago nari nzi icyabiteraga, ntago nari nzi icyateraga Kevin gukorera byose. Gusa Kevin si uwo mwibwira ko ari we, uzi ko ari we wateguye ibaruwa yo kugusebya. Nta kindi cyari kigamijwe uretse kugusenya no kukwicira izina. Nuko Eric wari waragerageje kumwibagirwa, yumvishe ijwi rye, nuko atangira kugira imbaraga nshya. Yarebye mu maso ya Aline, abonamo amarira y'ukuri n'urukundo. Urukundo rwari rugarutse ari rushyashya. Mu gihe gito umutima we watangiye kumuhumuriza, yumva icyari cyaratakaye kiragarutse, yumva icyo yarabuze. Umutima we utangiye kujya witeranya, yumva udusate tw'umutima we twari twaragiye tugwa hirya no hino dutangiye kongera kwiyegeranya, kuko yari ameze nk'uwaturitse umutima. Ariko twa dusate yagiye kumva, yumva we mu kuntu atazi, yumva dutangiye kongera kwiyegeranya, yumva dutangiye kujya tugaruka kamwe gasubira aho kahoze. Nuko Aline atungurwa no kubona amakuru menshi y'ibanga. Amarira y'ukuri nayo atangira kumeneka,
Gusa nyuma yo guhura na Eric yahise yumva mu mutima we afite umutekano, yongera kumva igihe bari kumwe aricyo gihe cyiza kurusha ibindi bihe byose. Eric nawe yatangiye kumva acitsemo kabiri, kubabarira cyangwa kutizera. Muri we yiyumvaga yuko ibintu ari byiza, ariko nanone akongera agahangayika akibaza ngo ubu se koko ntabwo kwaba ari ugukina n'umutima wanjye. Nubwo yumvisha ibintu byari bibaye byiza, ariko yarongeraga akitekerezaho akavuga ngo uyu mukobwa noneho yaba ari kunkina ibintu bankoreye imbere mu maso, imbere y'ababyeyi be. Ariko umutima ukongera ukamuhumuriza, agahumurizwa n'urukundo rwa kera, agahumurizwa n'ibihe byiza bari batangiye kugirana. Gusa Kevin nawe yari ataramenya ko amayeri ye ari kugenda agaragara, ariko nawe akagenda yumva ko ibintu biri kujya bimutera intugunda, akajya yibaza icyabaye, akumva afite ubwoba mukuntu, akibaza icyabaye bikamuyobera. Igihe Aline yari amaze kumenyesha Eric byose, nta minota ibiri iciyeho ababyeyi be bahise bahagera. Bamaze kubona ko ari kumwe na Eric, umujinya urabica, uburakari bazibiranywa nabwo, bumva bamuhekenya n'amenyo bakamucira cyangwa se bakamumira bunguri. Hanyuma se wa Aline ararakara cyane, arangije ahita avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo noneho uratinyutse kudusuzugura ku mugaragaro? Twarakubwiye, twakubwiye ibyo dushaka, none urakirirwana n'uwo musore sha, n'ako gasore katifashije kadashinguye, kadafite icyo gafite usibye ubukene bwako. Umutima wa Aline utangira gutitira no gutera cyane, ariko noneho ntabwo cyari cya gihe cy'ubwoba, ahubwo noneho yari yiteguye guharanira ukuri ndetse no kuguhagararaho. Ese ubu noneho mukabyara mwe, Eric aha hantu arahikura gute? Noneho se Aline wari guterura bwiza ukuri ababyeyi be ko yamaze kwiyemeza ko agiye guhagarara mu kuri? Ndagira ngo ngubwire ngo wowe tugejeje kuri iyi episode turi kumwe, ndagushimiye cyane. Iyi episode yari episode ya 8. Ndagira ngo nkubwire ngo niba ushaka episode ya 9, kanda like kuri iyi episode niba utayikanzeho, nurangiza ukande subscribe niba utarakanda subscribe. Numara gukanda subscribe ukore kuri share uyijyane ku status ya WhatsApp yawe, cyangwa se uyisharinga abandi bantu na groupe zawubamo kuri Facebook, kuri TikTok. Ushobora gufata abantu bawe ukababwira ngo hari inkuru iryoshye numvishe. Gusa no kuri TikTok wankurikira ni DAC TV, Daily Advice by Claude TV n'ubundi. Ndagira ngo nkwinginge rero nukande subscribe pe, ubundi nurangiza wandike muri comment ngo inkuru uvuga ukuntu inkuru uri kuyumva. Ese iyi nkuru iraryoshye? Ese iyi nkuru irimo isomo rikomeye? Ese uru rukundo rwa Eric na Aline ruzatsinda? Mbwira nawe ukuntu uri kubyumva. Ndabakunda cyane rero. Iyi ni Daily Advice by Claude TV, your brother from another mother. Ndabakunda cyane, mbifuriza ibyiza, nabifuriza ibyiza. Ntabwo nakabaye ndi kubagezaho iyi nkuru, ariko mbifuriza ibyiza kugira ngo twishimire muri iyi si twese. Ciao ciao.